collagen yanditseho ngo ni vegan cyangwa ngo ni collagen for vegetarian, iyo collagen ntabwo ibaho. Marine collagen ni best in most collagen ziri ku isoko ku gutanga benefit ku ruhu rwacu, kuko yo igera muri dermis, iri muri lower molecular way, birayorohera cyane kuba yagera muri dermis igakura bya bimenyetso byo gusaza vuba. Ni nziza, niyo ukeneye cyane niba waratangiye kuzana bya bimenyetso byo gusaza vuba ku ruhu. Ingurube nayo bayikuramo collagen. Murakaza neza nanone kuri iyi channel. Ubushize twavuze ku buryo butatu wakongeramo uruhu rwawe warwongera collagen. Tuvuga ku byo kurya bikungahaye kuri amino acid ebyiri arizo proline na glycine. Twavuze ko izo amino acid ebyiri iyo zihuje hamwe na vitamin C bikora icyo twita procollagen, akaba ari collagen ntoya muri size, ikaba ari ngombwa cyane mu ruhu rwacu. Twanabonye ko mu bindi bishobora gutuma uruhu rwacu rwongera collagen ari kappa. Niba utarabonye iyo video, ibyiza wabanza ukayireba, kuko iyi ngiyi ni part 2. Tugiye kureba kuri supplement za collagen. Supplement za collagen ni inyunganiramirire, bishatse kuvuga ko ari ikintu cyunganira bya bintu usanzwe urya. Za collagen usanzwe ufata mu byo kurya nizo ugiye kunganira. Si byiza gufata collagen ukirengagiza ibyo kurya. Ugafata collagen ukirengagiza kurya neza, ntago ari byo. Ushize twavuze ko umuntu wese uri mu myaka 30 ari ngombwa kongera collagen akoresheje supplement, kubera ko ibyo kurya gusa ntago byamwongera ya collagen umubiri wawe wose ukeneye, yaba amagufa, yaba inzara, yaba no gusaguriza uruhu. Niyo mpamvu twabonye ko ari ngombwa gufata collagen ku muntu wese wujuje imyaka 30. 80% bya collagen dusanganye mu mubiri iri classified mo amoko 3: collagen type 1, type 2 na type 3. Collagen type 1 na collagen type 3 nizo collagen ziza kwita ku ruhu rwacu. Naho type 2 yo yita ku magufa, uruteranyirizo ahantu amagufa ahurira. Niyo iyo type 2 niyo igira uruhare mu gutuma amagufa yacu akora neza. Twabonye hyaluronic acid, twabonye ko zo bazikorera muri laboratoire, bagafata amabacteri meza bakayahuriza ahantu bakayakuramo ya hyaluronic acid dukenera mu ruhu rwacu imeze neza nk'iyo dusanganywe. Ariko hano kuri collagen ho biratandukanye. Collagen yo nukuvuga ngo tuyikomora ku matungo hamwe n'ibinyabuzima biba mu mazi, niyo dukura collagen, kandi ikaza ari collagen imeze neza nka ya collagen dukenera dusanzwe dufite mu ruhu rwacu. Collagen type 1 na type 3 nizo collagen uruhu rwacu rukenera, kuko nizo ziba zimeze neza 100% nka collagen iba muri dermis mu ruhu rwacu. Urwa mu nka, ingurube, yego urabyumvishe neza, ingurube nayo bayikuramo collagen. So ugomba kwitonda niba uri muri ba bantu badakorana n'ingurube. Collagen yakuwe mu mafi cyangwa mu binyabuzima byo mu mazi niyo collagen nziza cyane ku ruhu, bayita marine collagen. Marine collagen ni best in most collagen ziri ku isoko ku gutanga benefit ku ruhu rwacu, kuko yo igera muri dermis, iri muri lower molecular way, birayorohera cyane kuba yagera muri dermis igakura bya bimenyetso byo gusaza vuba. Ni nziza, niyo ukeneye cyane niba waratangiye kuzana bya bimenyetso byo gusaza vuba ku ruhu. Collagen type 2 iyo ni collagen iba mu ruteranyirizo rw'amagufa yacu. Niba ushaka amagufa akomeye uzakenera ino collagen ya type 2. Iyo bayikora bayikura mu nkoko. Collagen nk'uko tubibonye ikomoka mu matungo hamwe no mu bikomoka mu mazi. Nubona collagen yanditseho ngo ni vegan cyangwa ngo ni collagen for vegetarian, iyo collagen ntabwo ibaho.
iyo izaba ari diet, izaba ari ya diet irimo za proteine, za vitamin C, za kapa, ibintu nk'ibyo. Ariko collagen for vegetarian cyangwa ngo vegan collagen, nta kintu kibaho nka collagen ikomoka mu byo kurya, ntago ibaho. Collagen peptide yo ni iki? Reka nayo tuyivugeho. Irindi zina bayita ni hydrolyzed collagen. Collagen ni proteine, iyo icagaguwe kora piese nini ariyo twita peptide. Iyo peptide nanone icagaguwemo uduce duto cyane nitwo twita amino acid. Peptide umubiri wacu uzikora uko proteine zindi nshya arizo twita new collagen. Kugira ngo byorohere umubiri wacu gufata ya peptide iyishire mu ruhu ikoremo collagen, bisaba ko umubiri wacu uyifata ukayikoramo agashene y'amapeptide ari byo twita collagen peptide. Indi terime uzabona bakunda gukoresha kuri collagen ni peptane. Peptane ni kandi ikora collagen peptide. Iyo company ikora iyo brand bayita Rousselot. Bakora collagen ziri concentrated cyane, nziza cyane, zimeze neza nk'izo uruhu rwacu rusangamo. Company iyo ariyo yose ishaka gukora collagen, ushobora kugenda kuri iyo company nawe ukagura peptane. Peptane ni brand name nk'uko wavuga face wow, ikabikorwa na Yakweri. Peptane ntabwo ari collagen, ahubwo ni brand name. Peptane iboneka mu buryo butatu. Iyo banditseho peptane F biba bivuze ko yakozwe mu ifi. Iyo banditseho peptane B baba barabikoze muri bovine. Nayo banditseho peptane P baba barabikoze muri porcine. Izo collagen zose, peptane F, P and B, ziba ari collagen type 1 na type 3 arizo nziza ku ruhu. Naho iyo banditseho peptane 2M, izo ngizo nizo ziba ari type 2 arizo zagenewe kwita ku magufa. Ushaka kugura peptane kugira ngo ukore product yawe ari product zo kwita ku ruhu, ubwo wakenera peptane F, peptane P, peptane B. Naho iyo ari zo kwita ku magufa, ubwo wakenera peptane 2M. Ubwo nujya kugura collagen, izo ingredient mvuze uzaziteho. Turaza gufata urugero wenda rwa collagen runaka, tuyanalize turebe collagen nziza ku buryo biraza kukorohera guhitamo collagen igihe wagiye kuyihaha. Collagen ishobora kuza iri mu binini, iri mu bisukika, ishobora kuza ari ifu. Ariko collagen nziza ku ruhu, collagen ngewe naguhitiramo ni collagen y'ibisukika, kuko niyo nziza, niyo yorohera uruhu kuhita ruyiprocessinga. Wakwibaza uti ese abagore batwite cyangwa bonsa bemerewe gukoresha collagen? Science ivuga iki? Ubundi science ntabwo iragaragaza ingaruka umugore wonsa cyangwa utwite yagira aramutse akoresheje collagen. Mbese ntabwo hari ubushakashatsi bufite imbaraga, ntabwo. Niyo mpamvu ushobora gukurikiza amabwiriza ari kuri iyo collagen yawe, cyangwa banze ubyare cyangwa urekere konsa ubone kuzakoresha collagen. Yewe ku giti cyanjye mbaye nduguhitiramo collagen, ndaguhitiramo collagen yujuje ibi bikurikira. Niba ufite bya bimenyetso byo gusaza k'uruhu, ufiteho iminkanyari, hitamo type 1 na type 3. Ikaba byibura ari collagen ifite miligram 5,000 kuzamura. Naho munsi yaho hoya twarabibonye ko nta kintu yafasha uruhu. Kindi ikaba ari collagen marine, ikaba ari mu bisukika kugira ngo bize korohera uruhu kuhita ruyiprocessinga vuba. Ikindi naguhitiramo ni kuba ingredient baraziguze muri peptane. Ura ruganda rwa peptane twabonye ko rukora collagen nziza cyane, zimeze neza nk'izo uruhu rwacu rukenera. Ukareba niba hatanditseho collagen marine
ukareba ko ari peptide, kuko peptide F twabonye ko ikomoka ku mafi, bikaba ari cyo kimwe na collagen marine. Niba ushaka gukuraho ibimenyetso byo gusaza vuba, ukeneye type 1 na type 3. Ikindi ikaba iri hejuru y'ibihumbi 5 mg, ikaba iri mu bisukika. Reka noneho twanarize zimwe muri collagen, turebe ibyazo, ubundi wifatire umwanzuro. Iyi collagen igezweho cyane mu bihugu by'abaturanyi, natwe vuba ndabizi ko izaba igezweho. Turebe ibiyigize. Urabona hano hejuru handitse ngo serving per container, bibaye sati, iriya sati banditse ari sati gram, yaba yujuje ibisabwa ko sati gram ingana na 30 mg. Iri mu bisukika yego, so ifite n'izindi ingredient nziza, ko enzymes ni antioxidant nziza, harimo na za vitamin A, vitamin C, biotin, zinc. Urumva ko ari collagen nziza muri rusange. Iyi brand nayo nabonye ikora ama collagen meza. So iyi ni collagen type 1 bayisusinze muri peptane. Urumva ko ari byiza, ni bovine. Urabona ko ari hydrolyzed collagen, iri muri yujuje ibihumbi 5 mg, ikaba ifitemo n'izindi ingredient nka vitamin C n'izindi. Wakoze cyane kureba ino video, naho ubutaha. In a world where beauty's prized, Yakweli's here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Yakweli Skin Caring, I'll promise to you.